turashoboye tugana ibigo by'imari maze tukiteza imbere. Abagore turashoboye, abagore turashoboye, abagore turashoboye, abagore turashoboye. Mu ngabo z'igihugu harimo n'abagore, abagore turashoboye. Ingabo zabohoye u Rwanda harimo n'abagore, abagore turashoboye. Muri polisi y'igihugu harimo n'abagore, abagore turashoboye. Mu baganga bakomeye harimo n'abagore. Mu by'ukuri imihigo ya mutima w'urugo ni imihigo ifite uruhare rukomeye mu iterambere ry'umuryango. Navuga ko ntabwo ari iterambere rya mutima w'urugo gusa, ahubwo ni iterambere ry'umuryango ku mugore, ku mwana ndetse no ku mugabo. Imihigo ya mutima w'urugo ikubiye mu nkingi eshatu za guverinoma: inkingi y'ubukungu, imiyoborere myiza ndetse n'imibereho myiza n'ubutabera. Mu nkingi y'ubukungu dushishikariza abagore ndetse n'abandi baturage bose harimo n'abagabo kwibumbira mu matsinda ajyanye no kwizigama no kugurizanya. Dushishikariza kandi ba mutima w'urugo kwihangira imirimo, biga imyuga. Birashoboka ko hari ba mutima w'urugo baba bararangije kwiga ariko ugasanga kubona akazi biragoye. Akenshi dukora ubuvugizi kugira ngo bige imyuga, nyuma yo kwiga imyuga rero bakihangira imirimo yo kwiteza imbere. Mu bijyanye n'imibereho myiza twita cyane ku mibereho y'umuryango, aho dushishikariza imiryango kugira isuku n'isukura, aho dushishikariza kandi imiryango kurwanya imirire mibi n'igwingira. Binyuze mu mihigo ya mutima w'urugo tugira uruhare cyane mu kurwanya igwingira mu bana, ko twifuza kubaka u Rwanda rw'ejo rwiza rufite umunyarwanda muzima. Akenshi turwanya rya gwingira binyuze mu mihigo. Turwanya kandi inda ziterwa abangavu, harimo umuhigo wo kurwanya inda ziterwa abangavu. Bazitewe nabo ntabwo basigazwa inyuma. Muri uwo muhigo harimo kubakorera ubuvugizi no kubafasha kugira ngo babe babasha kwiteza imbere. Mu mihigo ya mutima w'urugo, mu mibereho myiza dushishikariza ababyeyi gusubiza abana ku ishuri ndetse no gukumira kugira ngo badata ishuri. Ibyo byose ni ibikorwa muri iyo mihigo ya mutima w'urugo, mu mibereho myiza, ndetse hazamo n'imyitozo ngororamubiri. Mu mihigo ya mutima w'urugo yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha umugore kumva ko agomba kwirinda indwara zitandura, akora siporo ariyo twise imyitozo ngororamubiri. Dufite rero umuco wo gukora siporo mu karere ka Rwamagana. Tumaze kubona ko umugore akeneye ubuzima buzima, tumaze kubona ko kugira ngo ugire iterambere ari kuba ufite ubuzima buzima, siporo nayo yagiye mu bikorwa byacu bya buri munsi kugira ngo tugire rya terambere ndetse n'imibereho myiza dufite ubuzima buzira umuze. Imihigo ya mutima w'urugo rero yibanda cyane mu kurwanya amakimbirane mu muryango ndetse n'abayarimo tukabakorera ubuvugizi binyuze muri ya mihigo ya mutima w'urugo. Ikindi gikorwa mu miyoborere myiza ni ukureba imiryango ibana idasezeranye, ko byagaragaye ko akenshi ya makimbirane, kwa kutumvikana, usanga biterwa no kuba umuryango barahuye bakabana batabanje guca imbere y'amategeko. Dukora ubuvugizi, bagasezerana, ubukangurambaga bugakorwa, bakabana ku buryo bwemewe n'amategeko. Dukora kandi muri ubwo bukangurambaga dufasha imiryango kubishishikariza n'abana b'urubyiruko. Burya kenshi iyo tuvuze imihigo ntabwo tuza tuje gukemura ikibazo cyabaye, ahubwo turakumira. Twigisha urubyiruko rugiye gushinga ingo, tubashishikariza kugira ngo mbere yuko bubaka urugo abanze bace mu mategeko kugira ngo bizabafashe koko kubaka wa muryango ushoboye kandi utekanye. Imihigo ya mutima mbere uko nari mbayeho nabi, ndi umukene, ntasa neza ku mubiri, ntasa neza aho ntuye. Nari ntuye mu nzu yenda kungwira, nta gikoni nagiraga, nta musarane nagiraga. Urwego rw'igihugu rw'abagore nabo barandebye babona ko ntaberanye n'umudamu wa viziyo, barantekerereza nk'umudamu w'umukene, bantekerereza ko banshakira homba ndetse babishyira mu bikorwa.
baranyubakira bantuza ahantu heza, niyo mpamvu mureba ndi mu nzu nziza. Uko mubibona iri ni itsinda ry'abadamu bakuriye ingo. Itsinda ryatangiye 2021 ritangirana n'umuterankunga Better World Rwanda, araza arabasura arabahuza, amaze kuduhuza adukodeshereza umurima, tubaza ibyifuzo nyine tumubwira ko tutageraho gukorera, adukodeshereza umurima. Uyu murima mureba uteyemo izi nanasi ntabwo ari wo gusa, n'uriya murima muri kubona uri ungana kuriya nawo niwo badukodeshereje mu myaka 2 n'igice ya mbere. Bamaze kudukodeshereza rero dutangirana no kwiga guhinga ubuhinzi bwa kijyambere, duhinga imboga n'imbuto, duhinga ibigori n'izi nanasi muri kubona. Ngana tatarizigama, ufite igihumbi akizigama, ufite 3 akizigama, ayo ngayo tuyahuriza kuri save. Noneho twebwe dukora igenamigambi, tukicara hasi tukaganira, umwe akavuga ati ndasa ku ntego nzagura ihene, undi akavuga ati nzagura matera, buri muntu wese akakubwira ikintu nyine azakora. Yewe nitwa Mukeshimana Goreti, abantu mu mudugudu wa Rugarama, akagari ka Musha, umurenge wa Musha, intara y'Uburasirazuba, akarere ka Rwamagana. Twebwe dukorera muri koperative Ihuriro, dukora ubworozi bw'inzuki. Twebwe dutangira korora inzuki mbere na mbere iyi koperative yacu Ihuriro, twatangijwe n'umushinga w'Imeni muri 2013, niyo yadutangije amahugurwa. Turiga, iratwigisha, tumaze kwiga dusoje umwaka wose twari benshi cyane, buri wese baducamo amatsinda. Twe rero baduha itsinda ryo korora ubworozi bw'inzuki. Icyo gihe Imeni yaradufashije iduha ibikoresho, imaze kuduha ibikoresho turakora, iduha n'abatekinisiye batwigisha, turakora. Twajyaga dusarura ubuki nk'amajerekani 20. Nyuma gusa twaje gucibwa nkokora na covid imaze kuza, nibwo twacitse intege dusa n'abaguye. Ariko nyuma ejo bundi muri kino gihe gishize nibwo twabonye undi mushinga witwa Perapa, niwe waduhaye ibindi bikoresho bya kabiri, tubasha kongera gukora, uratubyutse mbese turakora. Ubu ngubu tuhagaze neza, nta kibazo, dufite ubuki. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iri shuri Ineza Academy ryatugirira umumaro cyane, kuko nkatwe ababyeyi abana bacu basigaraga mu ngo, tukabona nta mutekano bafite, tukabona nta bwinyagamburiro, ndetse twari dufite n'amashuri twavuga ko amenshi bamwe ntago yari atwegereye, nta nubwo yabonekaga hafi. Tugira amahirwe afatika yo kugira ngo tubone iri shuri rituba hafi, kugira ngo dushyiremo abana bacu bige kandi babe bafite umutekano, natwe tubashe kujya mu biduteza imbere tuzi neza ko abana bafite umutekano. Iki kigo cy'ishuri cyitwa Ineza Academy. Iki kigo rero mu kuvuka kwacyo cyari igitekerezo cy'ababyeyi, kubera ko andi mashuri y'abana batoya yari kure ya hano. Ababyeyi bifuje yuko twabashingira ishuri ry'abana kugira ngo abana bige hafi. Igitekerezo rero turacyakira, tugira amahirwe tubona n'umuterankunga udufasha, kubera ko abana nubwo biga hano ntabwo bose bishyura, kandi bishyura amafaranga makeya gusa afasha kugira ngo abana babashe kurya ndetse no kugura udukoresho dukeya. Uburyo rero nari mbayeho mu buzima bwanjye, nari umusinzi, nakoraga amafaranga, ayo nkoreye simpahe, ahubwo nkayajyana mu kabari nkajya kuyanywera. Ko nagera mu rugo umugore nkamuraza ijoro nkarara mukubita, ubwo ngeze aho mbona ko ibyo ndimo atari ibyubaka urugo. Ubwo rero mpita mfata umwanzuro wo kureka inzoga. Ubwo twabaga no mu ikode, naryo tubasha kurivamo, tugura ikibanza turubaka. Ubu hano ni iwanjye. Batari baduhagira inka ntago nahinga, niberaga kujya gukorera amafaranga gusa, kubera ko nta fumbire nagiraga.
ariko ubu ngubu ugira nka barayimpaye narituye n'ubu ngubu imaze kubyara inyana. Iyo sisiteme rero yitwa Dream Save. Uburyo ishyirwa muri telefone mu itsinda, ushobora kuza nawe ufite itsinda ukavuga uti itsinda ryanjye rigizwe n'abantu 20 cyangwa 30, ese twe twabikora gute? Igitekerezo cyo gukoresha iyi Dream Save, twari dufite ikibazo cy'uko ibi bitabo tubikamo amakuru y'itsinda twaje kwizigamwa, rimwe na rimwe twasangaga hari aho tubura amafaranga yacu kandi twarayatanze. Rero iyo Dream Save yadufashije kuba itubikiye amakuru kandi natwe ubwacu akatugeraho dukoresheje telefone zacu. Nashaka agashinga nkora gaciriritse ndebe nayo ko mbonamo minerivare, nkabonamo n'ibitunga umuryango. Narabitangiye koko ndabikora kandi mbona bigenda. Ubu mfite umwana watangiye kwiga kaminuza, nabashije kumwishyurira. Ni muri urwo rwego rero navuze nti nanjye reka nitinyuke mpaguruke nkore. Natangiye pe nta bifatika ntabyo, ku mafaranga make cyane cyane, ndetse n'ubu nk'abambonye ntangira ubona ko bajyana banabiteramo urwenya akavuga batari ko burya uko iyo umuntu akurikiye ikintu aragishobora. Nubwo urwego rero nagiyemo nkajya ngenda, amafaranga aturuka mu matsinda, kujya mu matsinda, kujya mu bibina, kujya muri ibyo niho amafaranga yagiye aturuka, nkajya nishyura neza, ejo bakongera bakampa nkishyura neza, ngenda nzamuka. Noneho nkajya ngenda nshishikariza n'abandi badamu bagenzi banjye, habwa ati mutinyuke muve mu rugo muze mukore mwubake ingo. Ukabona ko iyo umugabo nawe umufashije ukagira icyo uzana nawe akagira icyo azana, mugahuriza hamwe, ubona ko urugo rutera imbere. Yewe rero inama natanga ni yuko nta muntu ukwiye kwicara ntacyo akora ngo avuge ngo yabuze icyo akora, yabuze uko abigenza. Inama natanga ni yuko umuntu wese yakicara hasi agatekereza, yaba afite igishoro gike akareba icyo yagikoramo, yaba afite cyinshi nabwo agakora. Ni ukuvuga ngo nta muntu w'umudamu yakunda kubyigisha abantu bo mu itorero. Umuntu wese Imana yamuhaye ubwenge, noneho imuha n'ubuzima bukora buzima. Ni ukuvuga ngo nta mudamu ukwiye kwicara ngo umugabo ataraza abura umunyu, umugabo ataraza abura amavuta yo kurya cyangwa yo kwisiga, agenda se nabi cyangwa agire gute kubera ko yabuze umuntu umuhereza ibyo ngibyo. Umuntu w'umudamu inama namugira ni ukwicara hasi agatekereza mu bushobozi bukeya afite, bwaba bwinshi bwaba bukeya, ntabwo yabura icyo akora. Habayeho tombora y'umuntu baremera amafaranga yo kwiteza imbere mu mudugudu. Twakoze tombora tujya mu kagari nabwo nza kugira amahirwe ntombora ayo mafaranga, za hano nje kwiga ibintu bijyanye no gukora imisatsi. Ayo mafaranga yatanzwe ku nkunga y'abaturage, bakusanyaga mu rugo, buri rugo utanze 200, utanze 300, buri wese bitewe n'uburyo yishoboye. Koperative Icyerekezo ikora uyu mwuga wo kudoda no gucuruza ibitenge. Twigisha n'abanyeshuri, babigisha ubudozi. Twatanye turi abanyamuryango 30. Dusoza kwiga turi abanyeshuri 28. Tumaze imyaka igera muri 5 dukora. Umugore abyara abana, umugore yagakwiye koko guhabwa agaciro nk'uko igihugu cyacu cyakamuhaye. Ubwo rero buri muntu wese akwiye kubyumva gutyo. Turabihuza rero no gutanga ubuzima. Ese umuntu utanga ubuzima si ukwiye no kubugira?
naho ngaho tubihuriza, yaba gutanga amaraso barayatanga, abagore kubyara abana ariko akabyara umwana muzima yariye indyo yuzuye, akamenya no kugaburira umwana indyo yuzuye, tukagira umuryango uzira igwingira ry'abana, imirire mibi y'abana batoya, tukagira umuryango uzira indwara zitandura, za ndwara nyine ziterwa n'imirire, imyifatire, kudakora siporo, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose umugore akadufasha kubirwanya. Wenda ngarutse gatoya ku bikorwa muri rusange by'abagore muri aka karere ni byinshi. Abagore bari mu iterambere, abagore bari mu mihigo. Wenda inama y'igihugu y'abagore yabisobanura neza, ariko abagore bari mu mihigo. Mu mihigo rero tujyanishanya n'inkingi zitandukanye, inkingi y'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, ubutabera. Ibyo byose iyo ubirebye tuvuga ugiye nko mu mibereho myiza, siporo ihitizamo. Kugaburira abana, tukagira abana badafite igwingira bikazamo. Kutagira abangavu batwite inda z'imburagihe bikajyamo. Tukagira ibijyanye no kugira imiryango myiza ishoboye kandi itekanye bikajyamo. Twajya mu bukungu abagore bakajyamo, bitabira amakoperative, bitabira amatsinda, bakoresha ibigo by'imari, batakibika amafaranga mu kimuga. Kimuga ni ikintu cy'ikibindi cyabaga cyaramenetse, byibura abantu bakiyakoresha. Amabanki, isako ziratwegereye, banki z'ubucuruzi, byose birahari, abagore barabyitabira. N'amatsinda bayajyamo, twambikane, dusasirane, ibyo byose ukagenda ubihuza n'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Ndashimira leta y'ubumwe, ndashima cyane inama y'igihugu y'abagore, hanyuma nkashima na leta y'ubumwe, ndashima cyane perezida wacu Paul Kagame yatekereje ku bagore aduha ijambo, ari nayo mpamvu ibyo byose bikorwa. Iyo umugore atagira ijambo ntabwo bari butekereze kuba bankorera ibyo bankoreye. Mbere na mbere turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, kuko rwose turamushimira kuko yazanye umutekano n'amahoro mu gihugu, agira ububanyi n'amahanga, hazamo abafatanyabikorwa, igihugu kiragendwa. Kibaye kitagendwa ntabwo Betawadi yaba yaraje ngo igere hano mu Rwanda. Nyuma y'ibyo kandi turashimira ubuyobozi bwa RIP bwatuzaniye ishuri bukatwegereza uburezi, ariko kubw'ibyo birakomoka ku mutekano mwiza igihugu cyacu cyari gifite. Nabo baza nk'abaterankunga bacu badushyira ishuri hafi, tubasha kwiteza imbere. Turabashimira cyane, hamwe n'abafatanyabikorwa babo bose badufasha kugira ngo iri shuri ryacu abana bacu bigemo bisanzuye. Turashoboye, tugana ibigo by'imari maze tukiteza imbere. Abagore turashoboye, abagore turashoboye, abagore turashoboye.